udafite icyo rushingiyeho, rushingiye ko yo ikunda ikwiteye. Biravuga ngo Imana ni urukundo, iradukunda cyane kurusha uko twanabyemera. Wakiraho gake gake ngo dushoboye, tukaba turi mu rugendo rwo kurushaho kugenda twakira urukundo rwayo buri munsi. Imana iragukunda, iyo niyo message yawe. Amen. Haleluya. Amen. Usuhuza ukwegereye, mwakira, umubwire n'akajambo keza, useka, ubundi nanjye gahunda yawe. Abana bavugisha byinshi, abaje kuzireba nari mukwiye kuza hano ubabare kurusha ugiye kwishima ko iby'Imana ifite ni byiza. So dushima Imana kuri iki cyumweru. Uyu munsi ndatera indi ntambwe imwe, ni muri ya siri nini ubukristo ni iki, ariko ubu ndi kuvuga ubukristo n'ubuzima bwo kwizera, ariko ndaza kuvuga agace gato hano uyu munsi kavuga intambara nziza yo kwizera, nubwo iki ngiki ari cyo mbereho nereka. So ndavuga gakeya ku ntambara nziza yo kwizera. Intambara nziza yo kwizera, kubera icyo ari intambara nziza, kuki ari ngombwa, iyo ntambara iteye ite, imeze bite? Na mu minsi yose ishize maze igihe mbivuga ko nta kintu gikomeye nk'ibintu wizera. Ibintu wizera bigufiteho imbaraga cyane, bigufiteho ububasha, nibyo bigenga ukubaho n'ukugenda n'ukukora. Si ikintu ukomeje kucyizera ukagishikamisha n'umutima wawe, icyo kintu gihinduka ukuri, kigahinduka ubuzima bwawe. Ariko tuzi ko kandi kwizera kudaturuka mu kindi icyo ari cyo cyose, guturuka mu kumva. So hano hari ikintu gikomeye, hari umuryango ukomeye witwa kumva. Kwizera guturuka mu kumva ibyo numva. Ariko akavuga ngo icyiza na kwizera nyako kw'Imana si ukumva amakuru iyo ari yo yose, ni ukumva ijambo rya Kristo. So umuntu arimo yumva ijambo rya Kristo, aravuze ngo bizana kwizera muri we. So wumve ko udashobora no gusengera ngo kwizera kwiyongere muri wowe. Icyo ukeneye ni ukumva kurushaho ijambo rya Kristo, ukuryumva kwizera kuza muri wowe, kuba depose muri wowe. Haleluya. Nicyo gituma tuvuga ko Kristo ari we kwizera kwacu. Niba kumwumva bituma kwizera kwiyongera muri twe, ubwo umuntu wese ukomeza kumwumva yumva arimo arya kwizera, yakira kwizera gusa. Ubuzima bwo kwizera buramworohera. Icyo gituma bukorohera nta kindi, ni ukwiexposa kenshi ku makuru aturuka kuri Kristo Yesu. The more wumva amakuru ava kuri we, faith yawe, you see, turwana no kwizera kwacu kuko akenshi tudatekereza ngo twibuke isoko yo kwizera, yuko ari ukumva kurushaho, ko n'ibitwica n'ibitwangiza ari byo twumva buri munsi. Dufite amasaha 24, jisha amatwi yawe ni byinshi, ariko umenye ngo icyiza na kwizera ni ukumva ijambo ryiza riturutse ku Mana, riturutse kuri Kristo. Icyakora ndakwibutsa iki, hari n'andi majwi ashaka ko ushidikanya no kwizera kwawe guhinduka ubusa. Nicyo gituma abantu bibagora cyane mu rugendo rwabo rwo kwizera. Rimwe ukumva wabyumvisha, ubundi ukumva byagiye, rimwe ukumva wabyakira, ubundi ukumva byagiye. Nuko atari ijwi ryonyine riri kukuvugisha, hari n'andi majwi menshi atabiba kwizera muri wowe, abiba gushidikanya no kutizera. Ndagira ngo mvuge iki, aya majwi nta nubwo ari contre toi uko ubitekereza, no, ari contre Imana premièrement. Aya majwi ntabwo arwanya wowe nk'uko ubitekereza, si we wa mbere arwanya Imana, kuko akenshi aza gukubita hasi ikintu cyose Imana ivuga, aza gutuma ushidikanya ku cyo Imana ivuga.
muri make si n'intambara yawe na Satani, ni intambara y'ubwami bubiri, ubwami bw'umwijima n'ubwami bw'umucyo. Si n'ibintu byawe, si nawe wibanze, no, ni wowe urimo hano. Ariko hari ubwami bw'umwijima, hari ubwami bw'umucyo. So icyo Satani arwana nacyo ni uguprova Imana ko iri wrong, ni ukugerageza kwemeza Imana ko Imana yibeshya, ni ugushaka kugira ngo yemeze Imana. Nacyo cyane ashaka. Ntabwo ashaka kwemera ko yatsinzwe, ntabwo ashaka kwemera gutsindwa. Agomba gukora ku buryo bwose agaragaza ko agihumeka, biciye mu majwi yongorera abantu. Bityo ndagira ngo wumve ko n'intambara z'ubwami bubiri kugira ngo ni wowe n'ubwami, it's a whole kingdom, n'ubwami bwose, n'ubwami, ni ibintu bikurenzeho. Ni nacyo gituma avuga ati ibisigaye mwebwe nimujya kurwana mukomerere mu mwami. It's not your battle. Uzatsinda utarwanya. Aravuga mwe kugira ngo mushobora guhangana nawe, you cannot. Icyakora ushobora gukomerera mu mwami. Niba tukomerera mu mwami, niba udatega amatwi ibyo avuga, so please wumve ibyo avuga, nibyo bigukomeza. Nguko uko dukomerera mu mwami. Ndagira kubona iki Itangiriro ibice 3 umurongo wa 8 kugeza umurongo wa 11 haravuga hati bumva imirindi y'Uwiteka. Iryo jambo imirindi ni mu Kinyarwanda gusa, ahandi ni iki? Ni ijwi ry'Uwiteka. Sinzi impamvu bahindura batwandikiye imirindi hanaho n'undi. Icyo ni ikibazo cy'abahimbye. Ari ahantu nasomye ari ibintu bita credo cyangwa statement ya faith, cyo abantu bizera. Noneho ndimo soma abo bantu bo ntabwo bavugaga ngo bizera Bibiliya, oya, baravuga ngo bizera Bibiliya iri original itaraba translated, itarahindurwa. Kuba bavuga bati dufite ikibazo mu mihindurire yayo, hari ibintu byinshi bagenda bamizinga, bavuga ati rero turayemera kuva hejuru kugeza hasi, ariko ni ya yindi itarahindurwa iyo mu Kigiriki no mu Giheburayi cyangwa Septuagint version. Anyway, hanavuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka cyangwa ijwi ry'Uwiteka. Ndagira ngo ugumane iryo jambo ijwi ry'Uwiteka. Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo. Nawe yamuhamagaye ite? Kuko yari atubwiye ngo yumva imirindi y'Uwiteka cyangwa se yumva ijwi ry'Uwiteka. Ako kanya iryo jwi rihita rimuhamagara. Ntabwo ari imirindi yamuhamagaye, sinumva ko context yiti kwereka ko ari ijwi. So iryo jwi yumvaga rihita rimuhamagara. Kuvuga ngo namagara ngo mugabo iramubaza iti uriye? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Ngiyi text ushaka ko dushwanyaguza tukareba icyo tuyivugaho. Iyi ni inkuru izwi. Aha turi kuvuga Adamu na Eva, umunsi Imana yabashyize mu ngobyi ya Edeni. Yarababwiye ngo, urebye yabibwiye umugabo, yarabwira iti ku biti byose byo kuri iyi ngobyi muzajye muryaho, ariko kuri iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi, kimenyesha ubwenge, cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, nimukakiryeho. Reka manze mvuge kuri iki, kuko hari ukuntu iyo utarebye impande zombi ushobora kugira ngo Imana nuko iteye.
Imana yarababujije. No, ishobora kuba iri kubabwira muri icyo gihe ngo be kukiryaho, wenda nihashyira igihe bazakiryaho. Tout simplement igikomeye kirimo hano icyo nshaka kuza kubereka, ntabwo igikomeye cyari no kurya ku giti. Igikomeye Imana yabajije avuga ariko undi muntu wanciye inyuma akabaganiriza mukumva irindi jwi ntari naba igitari ryanjye rigatuma murya icyo giti, hanyuma akavuga ngo bigera ku rwego rwaho bakubwira ko wambaye ubusa, ugeza ku rwego rwaho bakubwira ko wambaye ubusa, maze ngende kwibaza ubwo Imana yaje yibaza no biti nanjye simbyumva, ubundi ninde fatari ibyo wabikubwiye, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Nimurebe iyi context yose muraza gusanga igikomeye kirimo si no kurya igiti. Igikomeye kirimo ni originally kutumva ijwi ry'Imana ngo abe ari byo riguma mu matwi ya Adamu na Eva, ahubwo ko bemeye kumva irindi jwi rinyuranye n'iry'Imana. Ubundi aho niho hari ikibazo. Impamvu mvuga ngo wenda Imana temporarement yarimo kugira ngo kurya iki giti, who knows? Muri icyo giti, muri iyo ngobyi harimo ibiti bibiri. Who knows ko nyuma yari kwisubira ikavuga iti noneho ibihe byahindutse ubwo muri iyi giti cy'ubugingo, noneho nta kibazo cya giti murakemberewe. Who knows? Impamvu ndi kubivuga ni uko iyo uri kwiga muri Bibiliya ubona Imana itangaje. Urugero yabwiye Loti n'umugore we ngo mu gihe barimo basohoka bava muri Sodomo na Gomora ngo ntihagire umuntu n'umwe ureba inyuma, kuko yavugaga ngo ntihagire umuntu n'umwe ureba inyuma. Iryo ryari ijwi ry'Imana initially. Noneho muri uko Imana ivuze ngo ntihagire ureba inyuma, barimo bagenda, ubwo ndabyumva ko Satani yongoreye mu Karoti aramubwira ati ariko buriya wakwirebeye ko ukareba n'uko bimeze, maze nawe ngo arahindukira kugira ngo arebe icyo Imana mo amabwiriza abwiye ngo mwe kureba inyuma yayabwiye Loti ndetse na Mukaroti, ubwo numva n'urubyaro rwabo. Maze warebye inyuma ako kanya ahinduka inkingi y'umuntu. Mwumve, iyo uri gusoma icyo gice kikubwira ngo Aburahamu yari ari hakurya ngo ari kureba i Sodoma n'i Gomora, mu gihe Loti n'umugore we bari kubuzwa kureba i Sodoma n'i Gomora. Aburahamu we ntabyo yabwiwe, wahagaze ari kureba i Sodoma n'i Gomora, aho bo babwiwe kutareba. Uwe ntacyo bimutwaye kubera iki? Probably urwego ariho yazamutseho n'Imana, agendana n'Imana, icyo ntabwo ari ikibazo kuri we. Ikindi se we ntibimureba, wenda birareba Loti, niko binameze byarebaga Loti n'umugore we, ntabwo byarebaga Aburahamu. When you look at this uhita uvuga utoke ne kureba inkuru mu ruhande rumwe. Niba Imana yavuze ngo mwe kureba inyuma, no, hano hari Aburahamu uri kureba inyuma aho bo bari kubuzwa kureba. So ni kuvuga ngo ikiremereye ni icy'Imana ivuze. You see, ni icy'Imana ivuze, ntabwo ari making a sense. Ni icy'Imana ivuze, agaciro ijwi ryayo rifite mu buzima bwawe, icyo gikomeye. So hano Imana yari yaje amubwira ngo ntihagire umuntu n'umwe urya ku giti cy'ubwenge mumenyeshe icyiza n'ikibi. Bo siko byagenze, maze Bibiliya avuga ngo hari inzoka yarushaga izindi nyamaswa zose uburiganya, iraza iravuga iti, urumva batubwira ko yarushaga uburiganya izindi nyamaswa zose, ntabwo batubwira ko yasuhuje Eva, ariko ibyo byose wenda yari ifite ikinyabupfura iranasuhuza kugira ngo ibone uburyo imuganiriza, kuko ntabwo waza uhinguka gutyo uvuga gutyo gusa, kuko batubwira gusa text iratubwira ngo nuko iyo nzoka iramubaza ngo harya Imana. Tekereza utangiriye ikiganiro muri harya Imana, umuntu udasanzwe muvuga
cyangwa nta zindi introduction zabaye. Si uko byagenda kose hari uburiganya inzoka yakoresheje ku buryo imuzana mu kiganiro. Naho bicara mu kiganiro aramubwira ati harya Imana yavuze iki? Aravuga ngo Imana yarabwiye ngo mwe kuzajya kuri kite, maze uyu mugore n'umutima mwiza na innocence nyinshi aravuga ati Imana yatubwiye ngo twe kuzajya kuri iki giti uretse no kukiryaho nabwo dukwiye kugikoraho. Si cyambere yaranakabyaga, sinabyo Imana byose yari yavuze. Ariko mwumva igikomeye ni iki? Ntashobora Satani kubeshya adahereye ku cyo Imana yavuze. And I want you to notice this. Ntabwo ikinyoma cye gishingira mu kinyoma kidafite umusingi w'ibyo Imana yavuze. No, mwumve navuze ngo intambara ya Satani si n'abantu gusa ashaka kubabaza Imana ikunda abantu, ashaka gutsinda mu maso y'Imana. Si uburyo bwonyine yatsinda mu maso y'Imana ni ukwataka umuntu ikunda yaremye. Niba ifite umuntu ikunda yaremye, Satani agashobora kumukontorora biciye mu makuru yamuha, n'ijambo rye rya Satani rigakontorora uwo muntu. Urumva abayumva Imana yifite atya. So urumva ko byorohera Satani kwataka Imana biciye mu muntu. So sinamwe gusa bireba, ari kwataka Imana igukunda. You see, ari kwataka Imana igukunda, nicyo gituma wowe ufite ijuru ryose riri inyuma yawe rigushyigikira. Si wowe wenyine, ufite ubwami bwose bukuri inyuma bugushyigikira. Kuko ni kesiyo y'ubwami bubiri. Satani muri iyo nzoka aravuga ngo mbese Imana yavuze iki? Maze baravuga ngo yavuze ngo twe kuzajya kuri iki giti. Aravuga ati no yarababeshye. Maze aramubwira ngo Imana yari izi ko nimurya kuri iki giti amaso yanyu azahumuka mukamera nkayo. Sako kantu yarakibagiwe cyangwa se yaragahishe kugira ngo mutakamenye. Ariko icyo yabahishaga nyamukuru ni ukugira ngo mudasa nayo. Biravuga ngo nuko umugore yitegereza urwo rubuto, ngo rwitegereje babona n'urw'igikundiro koko. Nawe nkiraha nagira ngo mbege. Nawe mwibuke icyo ndi kuvuga ni intambara nziza yo kwizera. Iyi ni komplike, iroroshye pe. Iri komplike kuko tutabyumva, ariko iroroshye nitubyumva. Satani yahereye ku Imana yavuze ko Imana yavuze rwose iki giti mwe kuzakirya. Maze Satani araza aravuga ngo harya Imana yavuze ngo iki? Isi nunguko nanyimo nekereza urugero Bibiliya avuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Noneho akavuga ngo ibya kera byose biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Ntugire ngo ashaka kubeshya hari ahandi ahera, agomba guhera kuri icyo ngicyo Imana yavuze, kuko icyo arwanya ni icyo Imana yavuze kugira ngo yime. Ijambo rye rigomba kwima mu muntu. Kugira ngo Imana yime muri wowe, ijambo ryayo niryo rigomba kwima muri wowe. Nguko uko tuyobowe n'uwo twumvira, tuyobowe n'ijambo rituganza. So akabaza ati harya Imana yavuze ngo iki? Maze ukakutura bizi n'ubyiwe ngo nyine umuntu wese muri Kristo Yesu ngo bari icyaremwe gishya. Ngo dore ngo byose biba bishize, ngo byose ngo ibyakera biba bishize, ngo dore byose biba bibisakabuka. Avuga ati ntureba, none ubwo wisuzumye ukareba ubona ibya kera byarashize. I'm telling you, intambara yo kwizera ntabwo iri komplike. Kandi ntugire ngo biramugora ashakisha ibindi. Reka da, urumva
niba reka mbaho urugero. Yakobo yaranditse aravuga ngo mbene ubwo bwenge n'ubw'inyamaswa abantu. Si ubwenge budaturuka ku Mana ntabwo buboneye, ngo ariko ubwenge buturuka ku Mana buraboneye. Right? Now, ubwenge buturuka ku Mana buraboneye, ngo ariko budaturutse ku Mana birumvikana ntibuboneye, n'ubw'inyamaswa abantu ni n'ubw'abadayimoni. Azi neza ko ibitekerezo byose bidaturuka ku Mana biba byanduye, na Satani abikoreramo cyane kugira ngo azane confusion mu buzima bwawe. Ikibazo cye kiroroshye, ntabwo ari bwurire ku bidari, agomba kurira ku cy'Imana yavuze. Avuga ngo nyine byakira biba bishize, dore byose biba bibitse bishya. Nawe Bibiliya iratubwira ngo uwo mugore koko yitegereje ngo abona icyo giti n'iki gikundi, ariko ati Satani afite rezo. Unabirebye neza ubona ko iki giti ari cyiza, ko buri Imana yatubeshyeye iki. He helps you, agufasha kubona. Urebera mu mirebere ye ikomoka ku giti kimenyesha ubwenge bw'icyiza n'ikibi. He makes you see. Nawe wareba ukavuga ndarwaye koko, wahera uvuga ngo ibya kera byarashize. Trust me. Nawe uvugishije ukuri, you see, tuvugishije ukuri muri icyo gihe yararebaga kuko na Bibiliya tuvuga ngo na Adamu aje icyo gihe na Adamu umugore we mwumva. Iyo baduha inkuru batubwira yuko yaje ngo agaha uwo mugabo we urubuto agahita arya, ariko hari akandi kaza ku murongo wa mu bice bitatu Imana irimo ivuma Adamu. Yaramubwiye ngo kuko wumviye umugore wawe, ni question y'ijwi, kuko wumviye umugore wawe. So that means kugira ngo arumuhe nawe yabanje kumvira ati ko reba nawe. So Adamu yarebye neza, ubwo nuvuga ngo mbere yarebaga nabi, uko Satani icyo akora afata ukuri kw'Imana akaguhindura ikinyoma mu buhanga bwe, agafata ikinyoma cye akakigira ukuri mu maso y'abantu, agatsinda cyo. Iyo intambara ntimugora, azi uko abigenza. You see, ni nayo mpamvu nifuza kuvuga iki kintu. It's so simple. Iyi ntambara nyikomeye, ariko irakomeye nanone. In fact ntishoboka ku muntu wari wese, ariko iroroshye cyane umuntu atangiye gusobanukirwa. So ngo arebye abona urubuto rwiza n'urw'igikundi. You see, agomba kugufasha kureba situation, ukareba kuva hejuru kugeza hasi, kugira ngo ikinyoma cye gifata. Agomba kugira facts, ibihamya, kandi ababifite. Mwumve icyagiraga urubuto rubi, suko rwari rubi ku isura. Icyagiraga urubuto rubi nuko Imana yavuze ko atari rwiza kuri bo, ariko mu kubireba ntabwo rwari rubi. So iki kugira muzima suko wiyumva nuko ugaragara. Iki kugira muzima ni ibyo jambo Imana ivuga yuko uri muzima. You see, iki kugira uwera ni ibyo jambo Imana ivuga yuko uri uwera. Ubirebesheje amaso yawe nuko Eva yabirebeshaga amaso ye, mu bigaragara ushobora kubona Imana ibeshye. Ni gute wavuga ko ruriya rubuto atari urw'igikundi? Kandi umuntu wese niyaguhamagara mu ndebe, namwe mumfashe turebe neza. Twese twari kurwa tuti nibyo, uru rubuto rw'igikundiro kabisa. Ikintu cyonyine kirugize rubi ni iby'Imana izi. Ibyizi ikabidukominika avuga, you know what, uru rubuto si urwanyu, uru rubuto si urwanyu, urubuto mwemewe n'urw'igiti cyose uretse iki giti
So ibikigize cyiza cyangwa kibi si uko njye mbona ari byiza cyangwa bibi. Si iki giti cyo kumenya icyiza n'ikibi cyakoreye Adamu na Eva. Eva since bamaze no kukiryaho nuko bajejaga. Icyiza nicyo bita icyiza, ikibi nicyo bita ikibi. Ku Mana si uko bikora. Ibintu byose bipfira si uko Imana ibibona. Ibyo Imana ibona ko ari byiza nibyo byiza. Ibyo yita ko byera birera. Ibyo ihumanuye birahumanutse. Uwihaye umugisha umuhaye. Uwigize uwera umugize uwera. Nibivuze ko wakize warakize. Niba yarakukuye mu isi y'umwijima ukazana umwami w'umucyo niho uri. Ikikugira icyo uri cyo si uko ubibona n'icyo Imana ivuga. Intambara nziza Pawulo yayise intambara nziza kuko ni nziza pe. Iyo utangiye kuyumva wumva ari intambara nziza, wumva ikuryoheye kuko ni ikinyoma kiri gukina n'ukuri. Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri ingobyi ninyishwa nuko nambaye ubusa. One of the things mwumve kimwe mu by'Imana itashakaga. Now twese turi hano tuzi ko hari ikintu cyabaye ku bwenge n'ibitekerezo bya Adamu na Eva, ariko ku bijyanye n'ibyo bari bambaye nta cyari cyahindutse. Ukubona ko bambaye ubusa ntabwo mu by'ukuri babiheshe, ntabwo bambaye ubusa mbere bari bambaye, kuko ari ukuntu tuvuga ngo mbere bari bambaye ubwiza bw'Imana, ngo hanyuma ntabwo batubwira ko yari yambaye ubwiza bw'Imana. Batubwira ahubwo ko bakoze icyaha ntibashyikira n'ubwo bwiza, ngo n'ubwo bwiza bari batarabushyikira. Sofa nuko bari bameze, ariko ntabyo babonaga. Noneho mwumva icyo Imana yavugaga. Ako kanya bamaze kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, biturutse ku ijwi rya Satani, dore icyo yashakaga kubereka ni ukubereka icyo badafite, ko bambaye ubusa mu buzima bwabo. Agufashe kubona se ko hari icyo ufite, agufashe kubona ko hari icyo ufite, yagufashije kubona ko wambaye ubusa, yanakuye n'icyo ufite mu biganza byawe no mu maso yawe ukabona ko upfuye. Agufasha kubona ko wambaye ikintu. Mu by'ukuri si uko bari bambaye ubusa, nta kintu na kimwe kibaye kidasanzwe. N'amaso yabo yariye agahuma agapfa, bagahita bashita kabisa. Niba bakibona ibintu uko Imana ibibona, ahubwo bari kubibona ukurikije ikinyoma kiri kudomina mu buzima bwabo. Ako kanya bahita bibona bambaye ubusa. Kimwe mu byo akora mu binyoma bye ni ukugufasha kubona ko wambaye ubusa kabisa. Is not good, si mwiza, ni mubi. Ni ukugufasha kubona ko wambaye ubusa. Imana yaterura ikagutuza no gukiranuka kwayo, ni ukugufasha kukwereka ko ibyo bintu ari ibitekerezo byiza, ibyo bintu ari ubuyobe, ibyo bintu bidashoboka ngo kuko utari kubibona. Agufasha kubona ko wambaye ubusa kabone n'ubwo Imana iba yakwambitse. Agufasha guhakana icyo Imana yaguhaye. Agushyigikira kwanga burundu kubona ibinyuranye burundu n'iby'Imana byose yakora izakora yakoze mu buzima bwawe. Mwumva impamvu Imana idashaka ko twumva ijwi ry'undi wese uretse ijwi ryawe. Ngiki cyababayeho ngo ninyishwa nuko nambaye ubusa, ngo ndihisha. You see, ikinyoma cye gituma abantu bihisha bahunga Imana, bumva batinya Imana, pana reverence, kubaha Imana. Ari kuvuga gutinya ubwoba.
umuntu agahunga Imana nayo Imana yindutse umwanzi, Satani agahinduka umukunzi. Kandi urumva icyo gihe ahunga Imana aganaho Satani ari. You see? Ikintu n'ikintu byaturutse mu ijambo rimwe, ikinyoma. Hari Imana iravuga ngo nihishwe nuko nambaye ubusa, ukaba muri kuvuga ngo ndihisha. Iramubaza iti iki nicyo kibazo mfite, ninde wakugiye mu matwi akakubwira ko wambaye ubusa? Paulo yandikiye Timoteyo ibice 4:7-8. Si byiza ko abana basirikira hose. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narize ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azama kururya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe kose bose. Timoteyo wa 2:4-8. Paulo aravuga ngo narwanye intambara nziza yo kwizera. Aravuga ngo dore iyo ntambara nziza yo kwizera uko iteye, narangije urugendo rwanjye, narize ibyo kwizera. Mwumve, intambara nziza yo kwizera paravuga ngo narize ibyo kwizera. Ku cyumweru gishize nari ndimo sobanura abagabo b'Imana bahanura bavuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira kugira ngo mushishikare kumenya, gufata, kugundira ibyo abera bahawe rimwe kugeza iteka byose. Ibyizerwa ni ibiki? Ibyo kwizera ni ibiki? Aravuga ngo intambara nziza yo kwizera si ibintu tudafite turi kugerageza kujya gusingira. Oya, ni ibintu dufite turi kugerageza kurinda, tuvuga tuti turabifite kuko Imana yabiduhaye. Narize ibyo kwizera. Ibyo kwizera byari biri muri we, kugira ngo kwizera kwanyu usenge kwizera kwanyu kubera k'umumaro, kubwo kumenya icyiza cyose kiri muri mwe, muheshwa no kuba muri Kristo Yesu. Narize ibyo ngibyo biri muri nje, nakomeza guhamya ko biri muri nje, nanga kumva ijwi rimbwira ko bitari muri nje, nkahakanya igitekerezo cyose kinyuranya nabyo. Narize ibyo kwizera. Si ibyo kwizera ntabwo ari ibyo ndi gushaka.